Nongeye gushimira Imana ku bwa Yesu, umukunzi wanjye wankunze ntamuzi, agakora byose kugira ngo ankize, ampeshe kubaho ntari uwo kurimbuka, ampeshe amahoro kandi bitari gushoboka ko nyagira, ampeshe ibyiringiro bizima narabishakiye mu idini nkabibura, n'ahandi hose nagerageje kubishakira mu mirimo yanjye nyine bikanga. Ndagushimira nawe inshuti yanjye aho uri hose ku isi yose unkurikira kuri YouTube channel yanjye Ijuru Ntirikorerwa, nkwibutsa ko ukwiriye gukanda subscribe kugira ngo ukurikire ibiganiro byacu byose, kuko ni byinshi bijyaho buri gihe kandi nta kindi bigamije, ni ukubohora abari mu isi kugira ngo abantu babeho nta kibazo bafitanye n'Imana, ariko kandi nta n'ikibazo bafitanye n'isi, kuko burya byose aho bipfira ni umubano w'umuntu n'Imana wangiritse. Iyo mubano rero wongeye kubaho, mu by'ukuri ibintu byose bigenda neza. Navuga ko ni naryo pfundo ry'ubuzima bwiza, ni uko umuntu Imana yaremye yongera kugarukira umuremyi we, umuntu akongera kumenya icyo Imana yamuremeye, akamasha mu ntego y'umuremyi, cyane ko umuremyi niwe mugenga wa byose. Iyo rero mubanye neza n'ibindi byose bigenda neza. Niko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ikitubuza amahoro rero si ikindi, ni ubwo bunyabyaha umuntu abarwaho imbere y'Imana, bityo rero akumva ko isi yose imubanye nto, ko nta n'ikimunejeje, ariko ashingiye ku bwoba bwo mu mutima we buturuka ko atabanye neza n'Imana. Ibyo rero ni ukuri byarakemutse muri Yesu Kristo, nubwo ariko abenshi batabimenye, akaba ariyo nkomoko y'ubuzima bubi bwose abantu babayemo, ubuzima bwo guhunga Imana, ubuzima bwo kurya umuntu ntahage, akarya afite ubwoba bw'uko n'ibiryo ubwabyo biri bumwice, ko ari bibi, ko byanduye, ko birimo amavuta, ko birimo umunyu, ko birimo, mbega umuntu yagiranye ibibazo n'ikintu cyose. Umuntu yaryama ntasinzire, akaryama yibaza niba ejo azabaho, ariko kandi niba azanabaho se azabaho ate? Ariko ubwo bwose si bwo buzima Imana yaremeye umuntu, ahubwo ibi byose ni ibyazanwe n'icyaha. Nkaba rero ngamije kubwira abantu banyumva, inshuti zanjye aho muri hose, ko mbashimira Imana iteka, kuko dufatikanije muri byose kugira ngo iri jambo ry'ubutumwa bwiza rigere ku isi yose. Abatuye isi baruhuke ibyabatwazaga igitugu, bave mu rungabangabo, bagarukire Imana, nayo kandi bagarukire. Irahamagarira buri wese, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo nimuze tujye inama, ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabihindura umweru bise na shelegi. Inshuti zanjye, ndabizi namwe uko nguko niko mumeze mu mitima. Niba utari wagaruka ku Mana, ndabizi ko ufite ubwoba, ndabizi ko wibaza ngo ese amaherezo ya byose ko ari urupfu, nyuma yarwo bizagenda gute? Ariko icyo kibazo ni ukuri cyarakemutse. Hariho abantu mu isi bariho batibaza ibyo, bamaze kumenya ko ejo haba ari heza, bamaze kumenya ko iwabo ari mu ijuru, bamaze kumenya ko nta rubanza bagiciriweho, bamaze kumenya ko Imana itakibaraho icyaha na kimwe ku bwa Yesu. Mu by'ukuri rero ndagira ngo ntiwirebeho
nturebe igihagararo, nturebe imyaka ufite, nturebe icyiciro urimo hano mu isi, ubukire, ubushobozi bw'ibifatika waba ufite, we kureba amashuri, we kureba umuryango ukomokamo waba ukomeye cyangwa se woroheje, we kureba icyubahiro ufite mu isi, we kureba ndetse n'uko umuturanyi akubona, we kureba uko pasiteri yakuvuze n'abo musengana, we kureba uko umuryango wawe ugufite. Hariho abantu imiryango iba yarataye, imiryango itabemera hashingiye wenda ku mateka bafite mu muryango, we kureba ko ukundwa n'ababyeyi kurenza abandi cyangwa se ko we batagukunda, we kureba ko nta kivugira ufite, we kureba ko waba uri n'imfubyi ndetse idafite umuryango wo kuyitaho, we kureba ko isi yaba yaragushaririye cyangwa yarakuguye neza, we kureba ku kintu icyo ari cyo cyose cyo mu isi, icyo isi iha agaciro cyose waba udafite ntugitekerezeho kuko n'ubundi ntacyo cyenda kukumarira mu ino nzira ijya mu ijuru. We kureba ku mateka yawe mabi cyangwa se meza, we kureba ku makosa wakoze mu gihe cyashize, we kureba ku byaha wibuka mu mutima wawe ukumva biragushegeshe, ukavuga ati uretse n'Imana n'abantu ubwabo ntibambabarira, we kureba kuri ibyo byose. Yesu aragukunda, ni wowe yaje gupfira, ni wowe yaje gutabara, ni wowe yaje gukiza. Nimba ufatwa nka ruvumwa, nka ruharwa, yewe hari n'ibyo abantu batazi ariko wowe uzi wakoze, uhora wibuka ukavuga uti ni ukuri ntabwo iri joro narijyamo, ahubwo ntinze gupfa kugira ngo njye mu muriro utazima. Ndagira ngo nguhe ihumure uyu munsi, ndagira ngo uhumurize, nta munyabyaha uruta undi, kubera ko abantu bose ni babi imbere y'Imana, hashingiye ko igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma 3:23 ngo kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bishatse kuvuga rero ko abantu bose barangana, ntawe uruta undi, ntawe ufite gukiranuka kurenza uko uwundi imbere y'Imana, kuko abantu bose nyine bakoze ibyaha ntibashyikiriye ubwiza bw'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo n'uwaba ari umukiranutsi yaba ari umukiranutsi imbere y'abantu, ariko ntiyaba ari umukiranutsi imbere y'Imana, kuko ubwiza Imana ishaka ni ubwiza bwayo, ni ubwiza bungana n'uko Imana nayo ubwayo ari nziza. Mu yandi magambo, ni ubwiza butabamo icyaha na kimwe. Nyamara nk'uko tubibona mu mubwiriza igice cya 7:20 haravuga ngo nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Ubwo abantu bose bacumura rero, abantu bose ni abanyabyaha, kandi ureke iby'amadini rero ashyira abantu mu byiciro by'ibyaha, abantu bose ni abanyabyaha ku rugero rumwe, kuko niba ubwiza Imana ishaka ari ubwiza nk'ubwayo, n'ukora icyaha kimwe ubwo nta bwiza bw'Imana afite. Kandi se ibyaha wakoze bingana iki mu buzima bwawe? N'undi kandi ukubwira ko wowe uri mubi, nawe ni umunyabyaha ku rugero rumwe nawe, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yakobo 2:11 ngo umuntu wese utondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Bivuze rero ko abantu bose banganya gucumura ku mategeko y'Imana, kubera ko uwishe yose n'uwishe rimwe bose barangana. Ubwo rero humura, nagira ngo uhumurize wowe abantu bita mubi, nawe wiyizi kuri mubi, wowe utemerwa, wowe uri inyuma y'abandi, wowe wumva utakwegera Imana hashingiye kuri mubi. Ndagira ngo nguhumurize uyu munsi, nkubwire ngo hari uburyo bishoboka noneho ukegera Imana kandi bigakunda, nawe ukajya mu ijuru. Ariko no mu gihe utarajyayo ukaba mu isi uzi neza ko Imana yakubabariye kandi ko Imana yakwemeye, ko nta kibazo ufitanye n'Imana. Nivugiraga rero ko nimba abantu bose ari abanyabyaha ku rugero rumwe, binavuze ko nta muntu wazajyanwa mu ijuru n'imirimo ye.
si wowe rero wenyine, ahubwo niko abantu bose bameze. Imirimo y'umuntu Imana yayiciriyeho iteka, kuko umuntu ni mubi ntabwo yakora byiza, rero ngo Imana imwemerere mu ibyo byiza bye. Ndashaka kuvuga rero ko amashuri atazamo muri ibyo, amateka yawe atazamo, ubushobozi ufite butazamo, icyubahiro ufite kitazamo, nta kintu na kimwe cyawe Imana ishaka kurebaho kugira ngo iguhe ijuru ryayo. Uri umwe n'abandi bose ku isi yose, kuko abantu bose niba ku rugero rumwe. Niyo mpamvu Imana yahisemo kohereza Yesu akaza mu isi aje gushaka abanyabyaha. Ntabwo Yesu yaje gushaka intungane. Reka mvuge ngo niyo haza kubaho n'umwe watunganye ngo Imana ibe yamwemerera mu butungane bwe, mu by'ukuri ntabwo Yesu yari kwirirwa aza. Bivuze rero iki? Bivuze ko Yesu yaje kubera ko nta muntu n'umwe wari uhari wari kugaragara atsinze urubanza imbere y'Imana. Iyo haza kuba n'umwe rero, ubwo Yesu ntiyari akenewe, n'abandi bari gukurikira iyo nzira. Icyo kintu ngizere ko cyumvikana. Iyo haza kuba n'umwe wari gutunganira Imana ku rwego Imana yashakaga, Imana iri kubwira abantu bose ati rero mufatire urugero kuri uriya, kuko uriya yarabishoboye, kuko mwebwe rero byabananiye. Ubwo ni ikigaragaza ko bishoboka ko umuntu yajya mu ijuru niba hari umwe wabishoboye, ariko nta n'umwe. Niyo mpamvu twabonye nyine ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo rero uwumwe ntabwo azaba wowe, oya, ntawe uhari. Imana yari yabirebye ibona isi guhera mu itangiriro kugeza igihe izarangirira, nta n'umwe uzabaho watungana. Ariko byose bishingira kuri kamere y'icyaha twakomoye kuri Adamu. Adamu wumviye Satani aho kumvira Imana, akabagabanya ubuzima bwo kumvira Satani. Ubwo rero twese akaba twanduza. Niyo mpamvu nta n'umwe wabashije kuboneka akiranukiye Imana, nta n'uzabaho biciye muri kamere y'umuntu. Yesu rero niwe wavuye mu ijuru wenyine, araza aratungana kugira Imana yashakaga, akora ibyo Imana yashakaga byose, kugira ngo mu by'ukuri noneho haboneke umuntu umwe ari we mucunguzi w'abari mu isi, utandukanye nabo, udahuje nabo ubuzima bw'icyaha, kubera ko we yavuye mu ijuru atakomotse kuri Adamu. Yavuye mu ijuru aca muri Mariya, yambara umubiri, ariko ntiyagira bwa buzima bw'icyaha. Bibiliya bivuga, iravuga ngo Umwuka Wera yaje kuri Mariya, ndetse ngo n'imbaraga zisumba byose ziramukingiriza. Asama inda y'Umwuka Wera. Kumukingiriza rero, imbaraga kumukingiriza bivuze ko nta buzima bwe bwinjiye muri Yesu, bwa buzima bw'icyaha, ahubwo imbaraga zaramukingirije ku buryo yaje nyine mu by'ukuri kubyara Yesu atunganye, adafite icyaha na kimwe, kugira ngo noneho haboneke nyine wa wera w'Imana, wa muziranenge, wa wundi utagira icyaha, wa wundi wujuje ibyo Imana yashakaga. Ni Yesu wenyine rero wabayeho, nta n'undi uzigera abaho umeze nka we. Amaze gutunganira Imana ku rugero Imana yashakaga, noneho yari yujuje ibyangombwa byose bimuhesha kugukiza cyangwa se nanjye kunkiza, kubera ko ntabwo wenda yakucungura kandi nawe afite ikibazo cy'ubunyabyaha. Niyo mpamvu yagaragaye atunganye, yabaye mu isi imyaka 33 ntiyakora icyaha na kimwe, ariko byose abikorera kugira ngo agucungure nanjye acungure. Kuducungura rero yabikoze mu buryo bukomeye. Uburyo bwa mbere ni uko yafashe bwa bunyabyaha bwanjye bwose nabazwaga, cyangwa se bwari ubwo kunshyira mu rupfu rw'iteka, cyangwa se kunshyira mu gihano. Ubwo bunyabyaha bwanjye arabufata abwishyiraho. Ariko amaze kubwishyiraho, yemera no guhanwa nyine igihano cy'ubwo bunyabyaha bwanjye. Imana inyurwa n'igihano Yesu ahanwe. Niyo yamwihaniye yo ubwayo, iramushenjagura, nk'uko Yesaya 53 hatubwira ngo Imana yaramubabaje cyane, ngo yashenjaguye ibicumuro byacu, ndetse ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Amahoro udafite ni uko yashakira ahandi, ariko ni ukuri igihano kiguhesha amahoro cyari kuri Yesu. Yesu yarahanwe bihagije kugira ngo ugire amahoro. Amahoro akomoka ko wowe batazaguhana. Yesu yaragupfiriye kugira ngo wowe Imana itazakwica urwo rupfu rw'iteka yagomba kurukwica. So kuri mwiza, nta bwiza ufite, nibyo, nta n'undi ari kuba ufite burya.
ni uko warebera inyuma ukareba uko abantu bareba, ariko Imana siko ireba. Imana ifata abantu bose kimwe kandi bose ikabagira babi hashingiye ko bose bakomoka kuri Adamu n'ibyo bakora byose ni bibi. Nkivugira rero ko mu by'ukuri icyo ngicyo Yesu yakoze cyo gupfa urwo rupfu rw'iteka twagombaga gupfa, nubwo yarushoje mu minsi 3, nicyo cyadukuriyeho urubanza rw'ibyaha, cyadukuriyeho igihano twagombaga guhanwa, bityo bitugira abera imbere y'Imana, tukaba nta cyaha na kimwe dushinjwa, ariko byose kubera ko hari undi washinjwe mu cyimbo cyacu, urubanza rukamutsinda, ariko ntavirire n'ubundi akemera kuduhanirwa. Yaraduhagarariye, urubanza rw'ibyaha byacu rwaraduhamaga, nawe rero rumuhama mu cyimbo cyacu, bityo akatirwa gupfa urupfu rw'ibivume, arapfa, ariko azira njyewe, azira nawe. Amacumu bamuteye, imisumari bamuteye, ikamba ry'amahwa yambitswe, kwambikwa ubusa, byose ni ku bwanjye kandi ni ku bwawe. Byose yabikoreye kugira ngo wowe ukurweho urubanza rw'ibyaha, wowe ubabarirwe, wowe ugirwe umwere imbere y'Imana, we kongera kubarwaho icyaha na kimwe. Ariko si ibyo gusa, mu by'ukuri nk'uko yabazweho ibyaha atakoze, nawe aragusaba kugira ngo ubyemere, ubundi akwihere gukiranuka ko yakiranutse ari mu isi, yambaye umubiri ntiyakora icyaha na kimwe, nawe ubarwe nk'utarigeze gukora icyaha, kandi mu by'ukuri atari ukuri mwiza, ahubwo ari Yesu ukwihereye ubutungane bwe. Mu yandi magambo ni ingurane, nk'uko nawe yahindutse icyaha kandi nta cyaha yakoze, nawe iyo umwizeye aguha gutungana kwe, ugahinduka intungane ntacyo gutungana wakoze. Mu yandi magambo ukajya mu ijuru ujyanwe no kwizera gusa ibyo Yesu yakoze, utajyanwe n'ikintu na kimwe cyawe cyiza waba warakoze cyangwa se uzakora, ahubwo Imana ikakubara nk'utagira icyaha, ariko ikubaza ubutungane bw'undi muntu utari wowe. Icyo nicyo birahita gutsindishirizwa, ni uko ubarwaho ibyo wowe utakoze. Njya nkunda kubwira abantu bafana amakipe, nterekuse kuki mwumva iby'amakipe, ibya Yesu byo ntimubyumve. Yesu kuki ujya ufana Chelsea yatsinda nawe ukavuga ko watsinze, wafana Arsenal yatsinda ukavuga ko watsinze, wafana Manchester United yatsinda ukavuga ko watsinze, wafana Rayon Sport yatsinda ukavuga ko watsinze, wafana Mukura cyangwa se APR zatsinda ukavuga ko nawe watsinze. Kuki se ubyumva kandi ukumva ko intsinzi ari yawe? Yesu rero nawe yaratsinze, yatsinze urupfu kugira ngo wowe utazarupfa, ahubwo uzabana n'Imana by'iteka ryose. Mu yandi magambo, umubabaro w'urupfu rw'iteka wawe wose Yesu yarawurangije, yaraguhaniwe rero, yakurangirije igihano, aho yaragutsindiye. Si ibyo gusa, nubwo utabasha gukiranuka, ariko Yesu yarakiranutse, nyamara ni wowe yabikoreye, kandi kugira ngo Imana ikubare nk'aho ari wowe wakiranutse mu cyimbo cya Yesu, nk'uko nawe yabazwe nk'aho ari wowe wakoze ibyaha mu cyimbo cyawe, nawe ubarwe nk'aho wakiranutse mu cyimbo cya Yesu. Ubwo butungane rero nibwo buguhesha kujya mu ijuru, ubwo butungane nibwo buguhesha kubana n'Imana. Si ubutungane bwawe, oya, ni ubutungane bwa Yesu. Yesu yaragutsindishirije, Yesu yatumye wemerwa. Idini ntikubeshye, we kwibwira ko hari icyo uzakora cyawe cyakujyana mu ijuru, ntacyo. Nta masengesho yawe yakwemerwa imbere y'Imana. Biravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Nta maturo yawe Imana ishaka, oya, yewe nta cyacumi cyawe, nta murimo wawe n'umwe ukenewe kugira ngo ujye mu ijuru, aho uri hose ku isi yose. Niyo waba utazi na rimwe, utarigeze ugera na rimwe mu rusengero, niyo waba utazi inzira ijyayo, ntabwo bikenewe rwose kugira ngo ujye mu ijuru. Ijuru twariherewe muri Kristo Yesu. Ntabwo ijuru ritangwa na pasiteri, ntabwo ijuru ritangwa na bishopu, ntabwo ijuru ritangwa na apotere runaka, ahubwo ijuru rihabwa uwizeye Yesu Kristo wese nta tandukaniro. Kubera ko abantu bose bakoze ibyaha ntibakira ubwiza bw'Imana, ahubwo Imana ihitamo kudutsindishiriza. Nta tandukaniro rero ririmo, nta witsindishiriza n'umwe uzajya mu ijuru, ahubwo bisaba ngo umuntu yemere gutsindishirizwa na Yesu, we watsinze byose mu cyimbo cyacu, kugira ngo intsinzi yiwe ihinduke iyacu. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi wacu. Rero nkavuga nti wikwirebaho, wikwigaya ugendeye ku byawe, ahubwo ishimire Yesu Kristo we watsinze byose kubera wowe. Irebere mu ntsinzi ya Yesu Kristo, wikwirebera mu mbaraga zawe, ntazihari, nta gucyanuka kwawe guhari, nta no kuzabaho kwatuma Imana ikwemera. Iri rero ni ijambo ry'ihumure ku bari mu isi mwese, aho muri hose. Niba udukurikira, ndagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo ube amahoro, nkubwire ngo icyo ubura gusa ni ukwizera Yesu, ariko numwizera uribera amahoro, byose biragenda neza. Nawe urumva umunyenga wo kuba mu isi ufite ijuru, ngaho nyumvira nawe uburyo umunyenga ungana, wumva uwo munezero,
yewe n'iyo ibibazo byo mu isi bitabura, ariko umunezero w'ijuru nawe urahagije kugira ngo ukwibagize ibibazo byo mu isi byose. Muri byose rero nishimiye kuganira nawe, nkwibutsa nimero zacu ni 0784 42 57, cyangwa se akamenyetso ko guteranya niba uri hanze 250 784 42 57. Nyandikira kuri WhatsApp, mpamagara nta kibazo, kugira ngo tuganire. Dufite groupe ya WhatsApp yo kugushyiraho nabwo niba byifuza, kugira ngo uganire n'abandi benshi bamaze gusobanukirwa ukuri, bamaze kuva mu rupfu bageze mu bugingo buhoraho. Dusangire umunezero w'ijuru, dusangire intsinzi ya Yesu, dusangire kunezererwa icyo umucunguzi wacu yadukoreye. Ubwo rero twiteguye kukwakira, twiteguye kubana nawe, twiteguye gufashanya, twiteguye kungurana, twiteguye gukomezanya, ariko byose tubishimira Yesu umucunguzi wacu none ndetse n'iteka ryose. Amen.